Abantu benshi bababazwa no gusanga babasize muri gurupe ya WhatsApp batatanze uburenganzira. Ugasanga umuntu ntabwo umuzi yagushyize muri gurupe ya WhatsApp. Muri iyi videwo tugiye kureba uko wakemura icyo kibazo, ntihagire umuntu n'umwe uzongera kugushyira muri gurupe ya WhatsApp atabiherewe uburenganzira cyangwa utabizi. Umuntu azajya agushyira muri gurupe ya WhatsApp ari uko wabyemeye. Nukurikira iyi videwo neza uramenya icyo ukwiye gukora kandi kitagoye, ntuzongere kujya muri gurupe za WhatsApp utazi. Hari igihe ugasanga umuntu agiye gukora ubukwe ntumuzi, agushyize muri gurupe, afite amatangazo yiwe ashaka kuzajya atanga. Agushyize muri gurupe ntumuzi, aka kanya rero muri iyi videwo uramenya neza uburyo ukwiye kuba wirinda abo bantu, cyane ko bishobora kuvamo n'izindi ngaruka zo kwibwa amakuru yawe. Nta muntu rero uzongera kugushyira muri gurupe utabishaka nureba iyi videwo ikagera ku musozo. Wowe ugiye gukurikira iyi videwo rero kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri TKAB Rwanda. Kandi nanone sangiza inshuti zawe iyi videwo. Mbahaye ikaze, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye gutangirana muri iyi videwo. Uraza ukanda ahantu hejuru hari ubudomo butatu. Tumanuke dukanda ahanditse setingi. Ngira ngo turi kumwe neza. Tumaze gukanda setingi turamanuka. Niba ugeze kuri uyu munota turi kumwe, kanda subscribe nurangiza unambwire ko uhari kugira ngo menye neza ko turi kumwe. Noneho wakibaza ngo ese ko tugeze aha tugiye gukora iki? Tugeze aha rero nta kindi tugiye gukora. Tugiye kuza kwiyame abantu bose badushyira mu magurupe ya WhatsApp batadusabye uburenganzira. Nukora ibi bintu ngiye kukwereka, umuntu wese uzajya upanga kugushyira muri gurupe ya WhatsApp azajya abanza akwandikire cyangwa akuhereze linki igutumira muri gurupe. Uyijoyininge cyangwa ntuyijoyininge, ariko wamaze kumenya ati gurupe agiye kuntumiramo ikora ibiki? Ese ni gurupe ireba abandi? Ibaze ko hari igihe umuntu ashobora kuba afite gurupe y'akazi, ugasanga yayigushyizemo ntaho uhuriye n'akazi kabo. Ariko iyo aguhaye linki ukareba ugasanga akazi bakora kadahuye n'inshingano zawe, uramubwira ati ko mbona iyi gurupe itandeba ntuyijoyininge. Noneho rero tugiye kureba uburyo wabikora mu buryo bwiza, umuntu ntazongere kugushyira muri gurupe. Kubera ko hari n'abantu basanga babashyize muri gurupe, bamara kubashyira muri gurupe bakagira isoni zo kuyivamo. Ugasanga uri muri gurupe ariko utananejejwe no kuba uyirimo. Aha rero uramenya neza icyo ukwiye kuba ukora kugira ngo ujye uba muri gurupe ziri simati kandi wahisemo. Turaza dukanda ahanditse, urabona handitse ngo akawunti, munsi yaho handitse purayivesi. Turaza dukande kuri purayivesi. Ngira ngo wabibonye neza, purayivesi twamaze kuhakanda. Uragenda umanuka gahoro gahoro. Urabona uramanuka gake gake. Yego. Urabona tugeze ahantu handitse ngo gurupe. Ahantu handitse gurupusi, sinzi niba nawe wahabonye, aha niho tugeze. Aha rero niho ugiye kuza ukiyama umuntu wese uzaba ufite gahunda yo kugushyira muri gurupe. Numara kuhakora ibyo tugiye kuhakora, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuzagushyira muri gurupe. Simvuze ko mutazongera kujya muri gurupe,
ahubwo muzajya mujya muri gurupe mwatanze uburenganzira cyangwa mwahisemo, kubera ko mumaze kugira gurupe nyinshi z'akajagari mwagiyemo atari amahitamo yanyu. Reka dutangire rero, uraza ukande ahanditse gurupe. Ngira ngo urabona ko kwahageze. Njyewe n'ubusanzwe nta muntu wari wemerewe kunshyira muri gurupe atabiherewe uburenganzira. Reka mbanze mbasobanurire ibi mubona aha ngaha kuri uru rupapuro tugezeho rwa telefone yacu. Urabona haranditse ngo groups. Who can add me to groups? Ninde wemerewe kunshyira mu matsinda cyangwa muri gurupe? Aha hejuru haranditse ngo everyone. Buri muntu wese yemerewe kugushyira muri gurupe uramutse ukanze muri kariya kaziga. Aha kabiri handitse my contact. Bivuze ngo buri muntu wese ufite nimero yanjye ya telefone, igihe nakanda muri kariya kaziga yaba yemerewe kunshyira muri gurupe. Byumvikane gurupe iyo ari yo yose yaba yemerewe kuyigushyiramo, apfa kuba afite nimero yawe ya telefone. Aha tugeze ku ka gatatu. My contact except. Aha rero uhumve neza. Aha mbere buri muntu wese yemerewe kugushyira muri gurupe. Aha kabiri umuntu ufite nimero ya telefone yawe niwe wemerewe kugushyira muri gurupe. Aha gatatu noneho umuntu ufite nimero yawe ya telefone havuyemo niwe wemerewe kugushyira muri gurupe. Noneho tugiye kureba ese ni bande bakwiye kuvamo cyangwa ni bande batemerewe kugushyira muri gurupe. Ndabanza nkasaringa ibi nari nakoze kugira ngo mubashe kubyumva neza. Urabona tugize ikibazo cya konegisiyo zitari kwihuta, ariko kanze wenda mbe nimuye nshyira hano kuri everyone. Kugeza ubu ahangaha umuntu wese yabasha kunshyira muri gurupe. Ahangaha abantu bafite nimero zanjye za telefone nibo bonyine banshyira muri gurupe. Noneho rero ndi gushaka kubigisha cyangwa kubereka ahangaha, kubera ko niho nta muntu n'umwe uretse wowe wahaye uburenganzira, nta wundi muntu uba wagushyira muri gurupe. Urabona turahakanze, tugiye kuza duhitemo abantu bemerewe kudushyira. Urabona uko wavivuye wose. Reka nsubire inyuma gato. Icyo reba neza, ahangaha ni inkanda ngo my contact except. Reka mpakande urebe. Bahita banjyana muri tabu cyangwa mu gitabo kiriho nimero zanjye za telefone. Impamvu bahanjyanye, ngiye guhitamo abantu batemerewe kunshyira muri gurupe. Urabona abantu bose ntago bemerewe kunshyira muri gurupe, ariko ushobora guhitamo umuntu umwe ukavuga ngo uyu yemerewe kunshyira muri gurupe. Aba bantu bose kugeza ubu bemerewe kunshyira muri gurupe. Aba bantu bose ntago ni ukuvuga ngo bose ahangaha ndamutse mbirekeye gutya, aba bose baba bahejwe, baba bemerewe kunshyira muri gurupe. Ariko noneho ndashaka kubakumira kugira ngo ntibanshyire muri gurupe. Tugiye kujya hejuru, hari uburongo butatu butambika, hariho akava munsi. Hari 30 itambitse, munsi hariho akava, inyuma y'akarango ka search. Reka ngakandeho gutya. Urabibonye ko haje mu ibara ry'umutuku. Biravuze ngo ninkanda kuri iva iri munsi, aha munsi hepfo ngira ngo murahabona neza. Ninkanda kuri aka kava nkavivura.
bivuze ko aba bantu batemerewe kunshyira muri gurupe. Aba bantu ntabwo bemerewe kunyadinga mu gurupe. Ubwo kugira banshyire gurupe ni ubwo bazampereza linki, bamara kumpa linki nkayijoyininga. Namara kujoyina linki nkaba nishyuye muri gurupe, ariko ubu ngubu umuntu wafata nimero yanjye ya telefone ngo anshyire muri gurupe bikunde. Umuntu wese wabigerageza ntabwo byakunda. Urabona nyine konegisiyo ntabwo ziri kwihuta ngo kwa pudenge setingi. So urabona ko byakunze kugeza ubu nta muntu wemerewe kunyadinga cyangwa kunshyira muri gurupe. Kugira ngo banshyire muri gurupe bizajya bisaba ngo babanze bambaze. Iyi niyo setingi nari nshatse kubereka, kubera ko nzi neza ko ari ingenzi, kubera ko gurupe za WhatsApp zitateguwe cyangwa umuntu atifuje kujyamo akenshi zimukoresha amakosa. So wowe ugeze kuri uyu munota turi kumwe, bimbwire muri komenti, umbwire naho uherereye. Noneho rero ikindi, muri video itaha nzabereka uburyo ushobora gusetinga fone yawe. Umuntu ukwandikiye mesaje, telefone igahita imusubiza automatically cyangwa igahita imwoherereza ubundi butumwa. Nzakwereka uko wakora kugira ngo umuntu wese ukwandikiye ahita abona ubutumwa bumubwira ko wabonye ubutumwa bwe n'uko waba utabubonye. Ibyo rero bifite icyo bivuze, niyo mpamvu nzakabereka ako kantu mukakamenya. Kanda subscribe, sharinga iyi video igere ku bantu benshi. Nge ndi Ami Byiringiro, iyi ni Tech AB Rwanda. So duhure muri video itaha, mujye mureba muri description, ndaza kubashyiriramo video ya WhatsApp yabanje yavugaga uko umuntu yafungura WhatsApp group akanayisetinga neza. Imana ikomeze kubarinda.